kuba muri gereza was more comfortable. byandutiraga kuba n'abandi hanze. At least I would get to eat. kuko byibuze muri gereza barangaburiraga. But that's not how he's called us to live. ariko ubwo buzima ntabwo aribwo Yesu yaduhamagariye kubaho. Mom prayed for me. mama wanjye yaransengeye. She said, God, I can't do this anymore. aravuga ngo mana uyu mukobwa arananiye rwose. People told me that I was going to die a young death. abantu barambwiraga ngo nzapfa nkenyutse. Everybody gave up on me. buri wese yaranaye. Everybody gave up on me. buri wese yaramvuyeho yaranjugunye. I gave up on me. nanjye ubwanjye numvaga nariyanze. But an incurable disease, nari mfite indwara idakira. because of the lifestyle I was living, kubera ubuzima bw'icyaha nabagamo. I lost everything. ibintu byinshi ndabibura. And he showed me. kandi nyuma y'iyerekwa yari irimo kunyereka. He showed me you. irakunyereka uyu munsi. He showed me your faces. inyereka amaso yanyu umugoroba. He showed crusades with thousands of people calling on him. inyereka ibiterane by'abantu benshi cyane bateranye ku bwe. So if he can take a demoniac to an evangelist, ntibishobora gufata umuntu wari warabaswe n'abadayimoni ikamuhindura just umuvugabutumwa. think what he can do with it. I want you to pretend like it's just me and you. ndagira ngo umere nk'aho ari njye nawe gusa turi kuvugana. And think about this question. utekereze iki kibazo ngiye kukubaza. God forbid. reka tuvuge ngo But if today was your last day, ariko uyu munsi uramutse ari umunsi wawe wa nyuma wo kubaho. if your life was taken today, uyu munsi uramutse uhumetse umwuka wawe wa nyuma. do you know for sure that you're going to heaven? ese urabizi neza udashidikanya ko uzajya mu bwami bwo mu ijuru? Because I didn't. kuko kiriya gihe nanjye ntabyo narinzi. Did you know that I called myself a Christian? murabizi ko icyo gihe niyitaga umukristo. I thought I was, narizi ko nanjye nkijijwe. but I didn't know him. ariko nari narasobanukirwa kristo My nyawe. lifestyle proved I did not know kandi him. ubuzima nari mbayeho bwagaragazaga neza yuko naramenya kristo nyawe. So maybe you're not sure if you were to die, you would go to heaven. ushobora kuba uri hano ukaba utazi neza ko uramutse upfuye wajya mu bwami bwo mu ijuru. zaburi nshya. Let us pray. reka dutangirane isengesho. Holy Spirit, mwuka wera move. genda Do what you do best. kora ubushake bwawe. Fill this place. uzuza aha hantu Fill mwana. this village ngwino wugendagende muri uyu with mudugudu. your presence wuzuze kubaho and kwawe. with your fire. wuzuze umuriro wawe. May the words of my mouth reka amagambo aturuka mu kanwa kanjye be only your words. aba ari amagambo wowe washizemo mwami. And may every ear reka buri gutwi kose have an ear to hear kugira umutima wo kumva what the Spirit of God is saying to them. icyo umwuka wera agiye kubabwira uyu mugoroba. Flood this place even now wuzuze kandi ugendagende hano hantu nonaha. with your presence, wuzuze kubaho kwawe. with your power. wuzuze imbaraga zawe. In Jesus' name. n'izina rya Yesu. Amen. Amen. There's going to be 4 things that are going to happen this week. muri uyu mugoroba muri iki cyumweru hari ibintu bine bizabamo. Those that feel lost and alone babandi bumva batawe bihebye bonyine are going to be found and comforted. baraza imana iraza kubabona ndetse inabakomeze. Salvation has come to your village today. agakiza kaje mu mudugudu w'iwanyu uyu munsi. Number 2, icya kabiri, those that are bound by wicked spirits, abantu babaswe n'imyuka mibi, those that are bound by the spirit of addiction, abantu babaswe n'umwuka w'ububata no gukunda ibintu cyane. it's going to be broken off of their lives. uyu munsi biraza gukurwa ku buzima bwabo. It's going to be broken off of your life. biraza gukurwa ku buzima bwabo. Those that have loved ones abantu bafite ababo that are bound by wicked spirits and spirit of addiction, babaswe n'uwo mwuka, it's going to be broken off of their life. uyu munsi biraza gukurwa Tonight. ku buzima bwabo uyu mugoroba. People are going to be healed in their bodies. abantu baraza kwakira gukira mu mibiri yabo. Those that are sick, abarwaye, those that have illness in their body, abafite ubumuga runaka, you are going to be healed uyu tonight. mugoroba uraza kwakira gukira kwawe. Because there is nothing too hard for my God. kuko nta kintu gikomeye kinanira imana yanjye. And number 4, icya kane,
you are going to find your God-given purpose. uraza kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. You are not on this earth just to survive. ntabwo waje kuri iyi si kugira ngo uronke amaramuko gusa. You are on this earth to thrive waje kuri iyi si kugira ngo ugire ibyo ugeraho, and to advance the kugira kingdom ngo of God. uteze n'imbere ubwami bw'Imana. I want to open up in the Word in Luke chapter 8. ndashaka ko dufungura Bibiliya yacu muri Luka ibice 8. In verse 22, igice cya 22, it says, "Let us cross over to the other side of the lake." Yesu aturisha inyanza. And this is what the Lord told us. ibi nibyo Yesu yadutumye uyu munsi. Let us cross over. aravuga ngo nimureke twambuke tujye hakurya. Shortly, there's going to be a storm gatoya hano haraza kuba ikintu that the kidasanzwe. disciples encountered bya bindi za ntumwa zahuye nabyo to try to stop them from crossing over. byashakaga kubabuza kwambuka ngo bajye hakurya. But there was a man named Jesus in their boat. ariko hari umugabo witwa Yesu wari kumwe nabo mu bwato. And it doesn't matter what the storm comes against you kandi utitaye ngo umuraba uraturuka hehe or tries to stop you. cyangwa se n'iki kiri mu kwitambika imbere. Jesus said, Yesu yaravuze "We're going to the other side." ngo uko byagenda kose turambuka So tujye that's hakurya. where we're going. kandi turakora ibyo twagombaga gukora. Things try to stop us from getting here. hari ibintu byinshi byagerageje kutubuza kugera hano uyu But munsi. we had a word from God. ariko twari dufite ijambo riturutse ku Mana Go to the other side. itubwira ngo nimwambuke mujye hakurya. So we went. natwe And turagenda. here we are. murabo tubona ko twahageze. In verse 26, we find out the reason he's going to the other side. ibice 26 bitwereka impamvu yambutse akajya hakurya. And this reason is for one person. iyi mpamvu yari iy'umugabo umwe wenyine. If we came here just for one person, niyo twaba twaje hano kubw'umuntu umwe wenyine, that was enough for me. ibyo birampagije. If it's enough for Jesus, it's enough for me. niba byarabashije guhaza Yesu, nanjye uyu munsi birampagije. And this one person is about to have an encounter with Jesus uyu muntu umwe agiye guhura na Yesu, that's going to change his life forever. kandi ubuzima bwe bugiye guhinduka by'iteka. I believe that this is you. ndizera ko iyo ashobora kuba ari wowe uyu mugoroba. And anybody that gets that in their heart that says, "This is for me tonight." umuntu wese uri bibishira mu mutima akavuga ngo uwo muntu ni njye uyu mugoroba. Do you have a need? ese urimo kumva ari wowe uyu munsi? Do you need something? ese hari icyo ukeneye ku mwami? Anything at all? ikintu icyo ari cyo cyose? Do you need something? ese hari icyo ukeneye ku mwami? Jesus is the answer. Yesu niwe gisubizo, And he's bringing it to you tonight. kandi arakikuzaniye uyu mugoroba. And if you can say that this is for me tonight, niba uri hano uri kuvuga ngo ibi ni ibyanjye uyu mugoroba, your need will be answered. ibyo wifuza biraza gusubizwa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Somebody say, "This is for me." hagira uvuga ngo uyu mugoroba ni uwanjye. Say, "This is for me." vuga ngo uyu mugoroba ni uwanjye. Say, "This is for me." subiramo cyane ngo uyu mugoroba ni uwanjye. So we see that he enters over into the country of the Gerasenes, tubona ko yinjiye mu mudugudu w'i Galilaya, which is opposite of Galilee, umudugudu wa Bagadaline uri iburyo bw'i Galilaya, which is where Jesus was from. ariho Yesu yakomokaga. We've come to the opposite side of where we're from. natwe twateye intambwe tuza ahabusanye n'aho dutuye uyu mugoroba. And when he stepped out of the land, there him met a certain man that the city who had demons for a long time. ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadaline giteganye n'i Galilaya. And he wore no clothes, nor did he live in a house, but in tombs. yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe, uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him with a loud voice and said, "What I have to do with you, Jesus, Son of the Most High God?" abonye Yesu arataka cyane amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? This is a demon recognizing Jesus. uyu ni umudayimoni ubashije gusobanukirwa Yesu ari we. In James 2, chapter 2, 19,
muri Yakobo ibice 2:19 says even the demons believe in Jesus. haravuga ngo ndetse n'abadayimoni bizera Yesu. They know he's real. Barabizi yuko Yesu ari ukuri. And they know who he is. Kandi Yesu basobanukiwe imbaraga afite. But they still feel fear and tremble. Ariko niyo bamubonye baratagarwa bagatira umusi bagahinda umujitsi. For their day is short. Kuko iminsi yabo iba ari migufi yegereje. And he says, I beg of you, do not torment me. Arangije avuga ngo ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For he commanded the unclean spirit to come out of the man. Icyabitumye bivuga atyo nuko Yesu ategetse abadayimoni kumuvamo. For it had often seized him. Dayimoni yajyaga mutera kenshi. Seizures are from the devil. Guterwa bituruka ku mwanzi. And there's a deliverance for that. Kandi hari ukubahorwa kubaho. And he was kept under guard and bound with chains and shackles. Ngo dayimoni yajyaga imutera kenshi nicyo cyatumaga bamurinda bamuhesheje iminyururu ku maboko. And he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness. Ngo dayimoni akamwirukana akamujyana mu butayu. Jesus said, what is your name? Yesu aramubaza ati witwa nde? He said Legion because there's many demons that had entered him. Aramusubiza ati ndi ingabo niryo zina ryanjye kuko abadayimoni bari bari murimo bari benshi. And they begged him that they would not command them to go into the abyss. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Let me tell you right now. Reka mbabwire umwe nonaha. Demons are scared right now. Abadayimoni bahinze umushyitsi ubu tuvugana. They are scared right now. Bafite ubwoba budasanzwe ubu tuvugana. Because they know what is about to happen. Kuko bazi ikigiye gukorerwa hano hantu. They know that their time is minutes short. Bazi ko igihe cyabo kiri bugufi cyane. They know that Jesus is on the scene. Barabizi ko Yesu yigereye hano uyu mugoroba. And they are begging and pleading. Barimo gutaka cyane. Don't cast us out. Bavuga ngo nutwirukane ngo dusubize Don't make kuzimu. us leave. Nutwirukane ngo dusubize kuzimu. Because the demons know who Kuko Jesus abadayimoni is. bazi kandi basobanukiwe Yesu ari we. And it's something that's easy for him. Kandi Yesu bijyo biramworohera cyane. So he cast them out. Arabirukana. They went out Barasohoka. into a herd of pigs that went over the side. Ngo abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. And it says, now the man whom the demons who had departed began to beg him that he might stay with him. 38. 38 ngo nuko wa muntu wavanywemo abadayimoni amwingingira kujyana nawe. But Jesus sent him away. Ngo arangije Yesu aramusezerera ati What? itahire. Why would Jesus send him away? Ushobora kwibaza nihe mpamvu Yesu yamubwiye ngo He nitahire. just got delivered. Uyu mugabo amaze kubahorwa avanyemo abadayimoni. He wanted to follow him. Yifuzaga gukurikira Yesu aho yaragiye. You can't go with me. Yesu aramubwira ngo ntibishoboka ko twajyana. You can't go with me. Ntibishoboka ko twajyana. You have work to do. Mufite imirimo yo gukora. And you see it in the next chapter, or the next verse. Ubibona mu gice gikurikiyeho. He said, return to your own house Ngo Yesu aramusezera amubwira ati witahire iwawe. and tell what great things God has done for you. Ubatekerereze ibyo Imana igukoreye byose. And he went his way Aragenda and proclaimed throughout the whole city how great the things Jesus had done for him. yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose abyogeza mu mudugudu wose. Amen. The scripture fulfilled in your ears Ibi byanditswe byumviswe muri amatwi yanyu. is going to happen for you. Uyu munsi biraza kubabaho. It's going to happen for your children. Biraza kuba ku bana banyu. It's going to happen for your loved ones. Biraza kuba kuba mukunda. It's going to happen for your neighbors. Biraza kuba ku baturanyi banyu. And then you've got to stay here. Rero namwe mugomba kuguma hano. And your purpose is to go and tell what you've seen and heard tonight. Kandi numbero yawe y'uyu mugoroba ni ukubasha gusohoka ukajya kwamamaza ibyo uboneye hano uyu mugoroba. You see, this man was me. Uyu mugabo bamaze kuvuga uyu ni njyewe. I was full of demons. Nari nuzuye abadayimoni. I was making and selling drugs.